amazina ni Ngironsanga Jean Marie Vianney. Ngironsanga Jean Marie Vianney. Nkaba ndi umwe mu basezerewe, nkaba maze kugira imyaka 60. Imyaka 60, umuryango w'abana 4 na mama wabo, gutura mu muryango w'abantu 6. Ndetse ku muryango wakuze kubera abakozi benshi ufite, ntabwo ndabagira. Nkaba ndikorera ku giti cyanjye, ariko mu buhinzi n'ubworozi. Ubuhinzi n'ubworozi nibwo natangiranye nabwo. Noroye inkoko n'ingurube n'inka nkeya, uretse ko zitaba hano. Rero naziragije ziba hirya no hino mu misozi. Mpinga imboga izo muraza gusura, mpinga imboga nyinshi, mpinga karoti, ngahinga imboga muri rusange. Inkoko, ingurube, ubuhinzi bw'imboga, izo nkoko zo turazibona, muraza kuzibona n'ingurube. Hanyuma ibyo nkora byanjyanye mu bindi. Navuye kuri urwo rwego rwo guhinga no korora. Inkoko ufite izingana iki? Ngiri zisumbana. Uyu munsi ndi mu masuku, hasigaye nkeya. Ubwo komiseri aheruka gusura, ubuyobozi ndetse na afande baheruka gusura, hari inkoko zigera muri 800. Ariko uyu munsi zihari ntabwo zirenga 300, kubera ko inkoko z'inyama ziba zinjiye zasohotse. N'ejo umunsi w'ejo nagomba kuba narinjije 3,000, ariko ndazihagarika kubera ko nifuza kugira ngo nkore amasuku, noneho mu mpera z'umwaka nzabe nejeje. Babyita kwezi ubushye no guhinga. Ubwo ndashaka kuzana bitarenze 15 z'uku kwezi, z'ukwezi kwa 11, kugira ngo nibura muri 25 kuri Noheli nzaba mfite nk'ibihumbi 3 bizabyeza. Inkoko z'inyama zihari. Reka ngufashe cyangwa natwe twifashe. Muryamani zagabanutse koko. Okay. Nkuko nabibabwiye, amazina yanjye ni Ngironsanga Jean Marie Vianney. Nkaba ndi umuhinzi mworozi w'umwuga. Nkaba narinjiye mu gisirikare 1985, tariki ya 1 z'ukwa 8. Hanyuma nkaba narasezerewe mu mwaka wa 2002. Nakoze igisirikare cya FAR, hanyuma nkora n'igisirikare cya RDF. Byose narabikoze. Amateka rero yo gukunda umwuga nayatangiye muri za 1998. Natashye mu gusezererwa, urumva nakoze igisirikare. Hanyuma amateka yo ku rugamba rwo kubohora igihugu, ndi umwe mu baruciyemo, ndaruzi bihagije. Hanyuma ndaritaringa. Natahanye nta kintu mfite. Nari mfite umuryango, nta n'umuryango, ariko dutaha turabakene. Nta kintu gihari rwose. Tujya kavukire iwacu hano ni mu karere ka Rulindo, umurenge wa Rusiga, ari naho mvuka, kuri Kakondo. Ndataha nza gufatanya n'abandi kubaka igihugu cyatubyaye. Naciye mu ngando iduha, maramo amezi atari make, turigishwa, turahugurwa, zubira mu gisirikare. Hanyuma yaho rero kubera urabona imyaka maze kugeramo,
ndabisaba kandi imyaka yarabyemeraga, hanyuma nsubira mu buzima busanzwe ntangira korora. Natangiye korora no guhinga, mpinga amatunda nkayarangura, nkayahinga, mpinga ibirayi, mpinga imboga. Ni amaboko yanjye ndetse n'abakozi, natangiriye ku maboko, birumvikana nta gishoro. Igishoro cyaje nyuma, ariko ndashimira ubuyobozi bw'ingabo, ndashimira igihugu, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, kuko mu mafaranga natahanye atarenga ibihumbi 300 ya komisiyo iyo baduhaye. Hanyuma nta nayo ngayo muri za 270 yavuye 300. Ariko mu by'ukuri ikibazo si amafaranga, yaba makeya yaba menshi, no gutahana menshi akagupfira ubusa, ahubwo impanuro, ibyo twizigishijwe, amahugurwa twabonye niyo yatumye ninjira muri uyu mwuga wo gukunda ubuhinzi n'ubworozi. Ntangirana inkoko z'amagi, hanyuma ubundi mu nkoko z'inyama. Ubuhinzi tubereka burambuye burimo imboga nyinshi, mu kanya nabo turabigeraho. Reka hakurya inkoko hari siroga yajyaga ibaho ngo ubuhinzi ngo ni umukenyero, ngo ubworozi bukamwitera. Birajyana rero, ntabwo bisiga ikindi. Nyuma yo kubona ifumbire, abandi borozi mu Rwanda abo dufite, urumva ko natangiye korora 1998, 97, 98. Abandi borozi borora baba inka, yaba ingurube, yaba inkoko, hari akantu bibagirwa kandi gakomeye. None agakora ibyo ngibyo, abona hari umusaruro bimuhaye, akibagirwa ubuhinzi. Yafumbira akarangisha ubateye ikoranabuhanga, ngo mfite ifumbire nyinshi ngurisha ngo ndangire umukiriya, akabivuga ari hano Rurindo, umuntu uri Muhanga wakoze ibikorwa by'ubuhinzi, akaza ifumbire akayiterura. Ibyo rero ntago mvuze ko nanjye ntabikora, mbikora ari gufasha abagenzi banjye bashaka kugira ngo bajye guhinga babuze ifumbire. Ariko ngewe ntabwo nakagombye kugurisha ifumbire. Ifumbire ivuye muri bwa buhinzi bwa bworozi bwanjye yose ndahindukira nkayizana mu buhinzi. Urabona nk'ahantu izi kurujete zerera amezi 2 ntabwo ageramo. Ku munsi wa 50 dutangira gusarura. Igihaza rwose kinini wakibonye uko kingana, ugatangira kubisarura. Byareze twatangiye gusarura. Aha hantu se aha buno butaka buri twatangiye gusarura nk'iyi ngiyi imaze iminsi 50. Mwese nkizi zimaze kugira iminsi 50, ariko twarasaruye, tumaze gusaruramo inshuro 3. Aka karima ntabwo karenze ari 3. Zana icyo umuntu atirizi kurujete nziza nini genda hirya ngaha. Aka karima gafite ubushobozi bwo kubona, gafite ubushobozi turazikoresha, gafite ubushobozi bwo aka karima kera nibura kurujete 600 mu cyumweru. Dusarura kuwa mbere tugasarura no kuwa gatanu. Kuwa mbere kuwa gatanu nibwo dusarura kurujete 600 mu cyumweru, 300. Hanyuma ubwo nawe urabyumva, mu rwego rwo kwihaza mu biribwa, ni agaciro kwa kongera agaciro. Nta ruganda rundi rujya gutunganya yafumbire ngo turakoramo ibindi, ariko mu rwego rwo kugira ngo dutunganye yafumbire byari bindi, nuko dukuramo ibi bintu. Izo ni imboga, hari kurujete, hari amashu turaza kuyageraho, hari ibirayi turaza kubigeraho. Ibyo byose nibyo duhindukira wa mwitero n'umukenyero twabyaza umusaruro gutya. Ntabwo ari umuryango, ibikorwa byanjye byose muraza gusura, byose nta na kimwe kivuyemo, nta na kimwe nahaye na data. Mbibwira n'abantu, ayo babwira ngo iyo ababyeyi bagukujije bakakubyara bakagukuza, aha bakarusho bafite amikoro bakagucisha mu ishuri, umugane baba barangije kuguha. Iyo utabaye umwana, iyo ubaye umwana uzi ubwenge, ibindi byose ubyigishwa n'isi, ubyigira hanze ahanga, ubyigira mu buzima. Nta butaka na bumwe ubutaka ndi gukoreraho bugera muri hegitari 10, nta na hegitari imwe ya data. Yitwa inteke ya data naranakagurishije, kari cya gatatu cya hegitari. No kuvuga ngo umutungo w'ubutaka ufite ni hegitari 10. Umutungo w'ubutaka mfite ni hegitari 10. Inkoreraho hariho ubuhinzi, akabaho ubworozi, akabaho n'amashyamba. Nibyo ngibyo ubutaka mfite. Ubu tumaze kugira ingurube zigera muri 80.
ariko hano hari izigera kuri 40 gutyo, izindi ziba hirya no hino. Hari n'igikorwa natangije nk'uko nabibabwiye cyo koroza abantu. Ubu umunsi ku wundi ziba ziyongereye, buri cyumweru hari ziyongeramo, kubera ko nafashe mu rwego rwo gufasha abaturage kubona ifumbire. Simpinga njyenyine, hari igihe kigera nkoroza abantu, nkabaha ingurube itangiye igeze igihe cyo kugira ngo babangurire, nkayimuha noneho yabyara tukagabana. Iyo ibyaye ibyana 10, ibwana 10 ampa 5 agasigarana 5, kandi ingurube tuyibangurira 3 mu mwaka. Urumva rero iyo imaranye umwaka, hari igihe amaze gukuraho ingurube ze 15, hanyuma nkaba nayifata tukayiha abandi gutyo kugira ngo nabo babone ifumbire, mu rwego rwo gufasha, kuko ndi umwe mu bantu bafasha abahinzi n'aborozi kuzamura imyumvire yabo no kuzamura umusaruro. Ndi n'umutubuzi w'imbuto, ntabwo ntubura ibirayi, ngatubura ibigori, ngatubura n'ibishyimbo. Ntabwo rero nakwigisha abaturage basigaye inyuma bakeneye kugira ngo bazamure umusaruro mu buhinzi n'ubworozi ngo nzamuke njyenyine. Nazamuka njyenyine gute? Cyangwa se bahinga gute kandi nta fumbire bafite? Mu rwego rwo kubaha ifumbire kugira ngo baze kuyigura iwanjye, ahubwo ndahindukira nkayibaha mu bundi buryo. Niko mbigenza. Hanyuma niba atari ibanga, uyu munsi umutungo wawe ugereranije nuko, kuko icyo dushaka nkuko nabigusobanuriye, yego nanjye ibyo narigeze nkubwire ibyo 300. Uyu munsi umutungo wawe ukungana, ubona ukomoka kuri bya 300. Harimo ibintu byinshi cyane, harimo ubwenge bwinshi. Nakubwiye ngo ikibazo si amafaranga, ikibazo ni imyumvire. Ushobora guha umuntu amafaranga menshi akayanywera yose agashira. Reka mvuge ko imbarutso y'ubuzima ari ayo mafaranga, ariko hari ibindi byinshi byaciyemo. Amabanki, bene data, abavandimwe bari gutaha abanyarwanda, icyo tubashishikariza iyo batashye ni ugusanga imiryango aho bakomoka, cyangwa se kwinjira muri sosiyete nyarwanda. Ushobora gusanga umuryango akomoka wenda umuryango udahari, ariko akimara kwinjira muri sosiyete nyarwanda, abandi banyarwanda babayeho bati. Nubwo yagize mu mateka akomeye cyane, imyaka akaba yimaze myinshi mu mashyamba, ariko aje mu Rwanda, aje mu gihugu cyamubyaye. Hanyuma abandi banyarwanda babayeho bati. Mu gihugu hagati harimo gahunda za leta nyinshi, harimo gahunda za Girinka. Leta y'u Rwanda iraha abanyarwanda bose, irabatuza. Abadashoboye kubaka ikabubakira, ikabaha amabati. Abadafite icyo bakorora bakabaha inka. Gahunda y'abanyarwanda yo kubateza imbere mu buryo bwinshi bushoboka bwose, bakinjira mu buzima busanzwe nk'uko twifuza ko binjira mu buzima busanzwe. Nibyo bakajya gukora n'abandi banyarwanda, bakajya mu bimina, hari ababyita ngo n'amasosiyete. Ibyo ndabibashishikariza, nibinjire mu bimina. Uyu munsi aratashye, imbaraga afite izo arizo zose, ariko afite ubushobozi bwo kuba yakorera amafaranga 1500. Reka duhere kuri ayo. Cyangwa se agize amahirwe, komisiyo iramwigishije, ibakorera ibintu byiza cyane. Iduko nanjye reka mbemo, njye nuko nagize amahirwe ngataje byose mbifite, ariko ntacyo banyimye. Barakwigisha ubaye umufundi, barakwigisha ubaye umushinzwe amashanyarazi, barakwigishije wigishije ubuhinzi nk'uko mubibona. Umwuga atahanye ni uwuhe? Mu by'ukuri ni nkaho navuze ngo ufite iki ngo nanjye mpereho. Afite amaboko mbere na mbere, nayakoresha. Nutayafite hari ubundi bwenge afite. Hari umuntu navuga w'icyitegererezo mu mwaka wa 2015, komisiyo yakoresha amarushanwa mu wa kabiri mu Rwanda hose, bamemba 1,5 miliyoni. Witwa Jean Major Sabitu utuye Kabeza yabaye uwa mbere, ahembwa 2 miliyoni. Ayo mafaranga twarabonye ya komisiyo. Ko adafite amaboko ibyo bintu yabigezeho ati, ariko umutwe urakora, ubwenge burahari. Hanyuma niba ni umuntu wanyuma ashobora gukorera 1500 ku munsi, 1500 birashoboka ko yaharya 500 igihumbi akagisevinga. Hanyuma niba igihumbi agisevinze ubwo yakwinjiza 30. Hanyuma niba agiye mu kimina cy'abagenzi baho batanga wenda ibihumbi 15 buri kwezi, akara abantu 30, akari 450, bajya kumuha yakuramo yangurube, yakuramo rwa rukwavu, yahinze kurujete. Nk'iki gishoro cyaha ngaha nta nubwo kigera ku 300. Aha aka kantu igishoro cyawe nkiyagezamo, ariko niba nsarura kurujete 600 mu cyumweru, kurujete imwe nyigurisha amafaranga 400, urumva amafaranga. Hanyuma ubwo ko nzasarura mu gihe cy'ukwezi kose kukarangira, buri cyumweru nsarura 600, nzamaze gukura amafaranga. Hanyuma amafaranga ntabwo ari yo gutetesha,
ntabwo ari kwisafisha niba nyabonye wa muntu niba agatangira ku kantu gatoya nayahereho ejo yinjira mu bindi nayahereho yorora urukwavu rumwe nayahereho yorora ingurube imwe nayahereho gutyo mu kanya gato amafaranga akaba arakuze hanyuma na uko kujya kubitsa hari ukubitsa mu kimina hari no kubitsa muri banki iyo banki maze kugirira icyizere ubu uyu murima banki ije ikabureba nkabura ngo araho nshaka kubuterurira nkawujyana ahandi ngakuba kabiri ubanki hano yamburira ibihumbi miliyoni yo gushoramo nuko twatangiye rero natangiye gukorana na banki urumva nsezero kera igisirikari 8 2002 guhera 2003 natangiye nguza 600 ubwo ni ryabanga bambajije 2003 bampaye inguzanyo 600 nongeraho yundi 600 ngura imodoka we nuva nyuma y'umwaka umwe gusa nsezero naguze imodoka kukiza abandi babishobora natangiye gutunga imodoka yishyira mu muhanda yari mini bus miliyoni 1,200 amafaranga menshi y'inguzanyo iyo modoka ndayikoresha irunguka ndongera nyuma aho ngurindi nageze naho natunze ikamyo ibeni gutyo kimwe guhinga sinabireka korora sinabireka gukorana n'abanki sinabireka byose nkabikomatanya ubu ngeze ku rwego wari uri kumbaza ngo ugeze ku mutunga niki nimusura ibikorwa byanjye uwo muri kumwe niba ari umunyamakuru nawe wenda yagira icyo yakwibona ariko mu magambo magufi niba uyu munsi ngiro usanga Jean Marie Vianney nkorana na banki ibigo by'imari banki zigatinyuka zikama miliyoni 30 na hanyuma mu myaka 3 ubwo nishyura ngahe ndi kwishyura miliyoni 1,200 buri kwezi nyakurahe ko nta muntu nsaba umushahara ayo mafaranga nyakura muki muri bya bikorwa muraza kureba ubuhinzi ubworozi restaurant akabari amacumbi ibyo byose nakusanya nkabona amafaranga ndayishyura namwe ndaza kubibereka mfite restaurant mfite amacumbi mfite ibyumba 45 by'amacumbi muraza kubisura mfite sale y'ubukwe murayifotora murayireba ibyo byose nakusanya nkabona abana barize nkabona nayo banki ndayishyuye ubwo cyetse ugiye muri contabilité nkabona nishima isoro nta kibazo mfite kandi ibyo byose ndabishobora ugatangira kwakira amafaranga imisi 50 ugihinze ugatangira gusarura ubu mu cyumweru niba ari 600 kuko 400 ndi kwinjiza 440 ahantu nataye 300 naburiye ubiso amari nyawe barizana ngiye Cotonou ibyo amateka yabagiye Cotonou najyanye nabo nibo muri Minagiri bahoze bambwira najyanye nabo bari bagiyeyo na twagomba kujyana na nyakubahwa minister muri guverinoma bamukeneye tujyana n'abandi amateka y'urwo rugendo urayibuka na Imbuto Foundation twarajyanye na uriya mugabo wo kuyikongoro uhinga ibere tubura imbuto y'ibirayi nibo twajyanye n'undi mugabo utuye Gitarama ukorera Gitarama utubura imyumbati nk'abatuguzi b'imbuto kugira ngo twigireyo ariko ubwo nge ntabwo narebye ubuhinzi gusa narebye ahubwo ubworozi iri rero niburo muri Minagiri mujya mutubaza ngo iyo tubahaye ubumenyi mu byaziki navuyeyo nubaka ikiraro hanyuma ikiraro ku butaka buto urumva cyubatse ku butaka bumwe ikibanza ni kimwe isakaro ni imwe hanyuma ikagira amazi 3 kandi noneho adahenze bidakomeye muri iyo myaka urumva ikiraro nta miliyoni 15 cyantwaye n'umutungo wicaye ahangaha nakororeramo urabizi ko ku butaka dufite kugira ngo worore ibintu byinshi no gusaba kugira ubutaka bunini ubwo rero amateka yacyo nayo ngayo ikingi bishobora kugifata kugira bitagira ikibazo ariko tundukoresha ni kwa kundi ukora ko nabako ndumufasha myumvire utundukoresha mu guhugura abantu ni mu gikaro usanga hari uturima tw'amashu uturima twa kurujete uturima tw'ibirayi hafi aho ngaho ariko bashaka kujya mu mirima irambuye abantu baje mu rugendo shuri ntabwo babasoneka ukabazana noneho muri ya mirima minini iri heso ndayifite yamashu munyemerere tujye yamashu munyemerere tujye mu mirima muri hegitari yamashu turabano icyicaro cya aya ni amacumbi twageze noneho iki ni ikiraro ariko bya biraro byanjye nababwiye ngo hasi arakora no hejuru agakora hasi turahatura hejuru tukaba twabigira magazine cyangwa ukabana hororera ubuze wabimenya hano mu macumbi rero mu macumbi naho udasohotse
nawe ubwanyu mwazandangira abakiriya cyane uramutse uri burari Musanze ukumva urananiwe waza ukiryamira rwose uko bimeze ukifatira amahumbezi tugatekera nk'uko hano hakaba urukarabiro karabiro umuriro utaza kunkoza isoni ese kuki abandi babikora kuki abandi babyiga kuki umusirikare batabikora hari byanditse hari umwihariko bafite twe bafite ugahita usohoka utaha hanyuma ubwo ni wari mu macumbi hano iki kibuga aya n'andi macumbi noneho y'abantu basanzwe ibitanda bibiri aha turacumbikira abashoferi bamanukana imari i Kigali bamara igihe gitoya bakongera bagataha bagahita bagenda saa munani nijoro barinjira bagahita bagenda ubona abakiriya se baraboneka abantu bo mu birayi baraza bakahaha mu gitondo bakazuka bagenda bapakira ibirayi bapakira imboga zigiye zibengera abantu ukwezi kwa buki bashaka kuryama bakaryama bakamara iminsi n'icyumweru gishobora gushira niko tubigenza ahangaha niho twakira abageni icyo gihe iyo bahari mubaho bamubitaho tubaha byose icyane rwose bararya bakanywa bakidagadura sare ngiriya sare n'iriya kaze mukaya turayijyamo hasi iyi ya sare yakira nk'abantu babaye 300 bajya cyane rwose biterwa n'uko iyo avuye muri 300 nita gushyiramo amezi ane bakicara nk'abanyeshuri hanyuma abicaye neza mu buryo busanzwe ni abantu 200 iyo baba bicaye neza hanyuma ni nayo mpamvu naguye ngashyira mu kibuga hano hakurya iyo abantu babaye benshi dutera amatente hakurya cyangwa mu cyo tugafata agatente kamwe k'abageni hasiga ibindi abandi tukabihorera bagataha inyota hanyuma ubwo hariya hanze uzabakira abantu 350 mwicare mu biro amateka y'ibi biro mu byo nakoze harimo no kuba mu nzego z'ibanze kugera 2006 nari nikoze hanyuma ngira amahirwe mba konseye wabaye indashyikirwa nabaye konseye umurenge wanjye nta mazi nta muriro nta vuriro nta muhanda uhari mfite iyi kaburimbo yari itarajyaho yari ihari ariko ntabwo ari ku muhanda ni epfa ngo mu cyaro